Abuja. Oui. Meze neza. Meze neza. Wewe. Ejo mabuja. Hari amabanga mfite nshaka kukubwira. Fatwa meze neza. Ayaye mabanga. Ariko wihangane ntuzambe mupe. Sa? Wihangane ntuzambe. Amabanga. Fatwa, komeza uze hano. Ngwino. Nicara aho ngaho nkureba neza. Nuko mabuja ari hano. Agiye kuryama. Okay. Ko enje udakomara. Namushaka uti? Ko enje udakomara. Ya naye mutano yari hamwe wenda kumubwira ko namazi nashyuhane nashyuhije. Ubonye iki? Mbonye ko ntawe uhari. Nta kindi. Nse ndabona ndi kubareba. Ubonye iki nyine ko tureba? Ati? Ati? Sure. Ntabyo ubonye utakagobye kubona? Nayibonye. Ariko ntabirenze. Ntabirenze? Nizere ko utagira amagambo uzi gucungana n'umunwa wawe. Ngira amagambo ntayo. Amagambo ngira. Okay. Ikomereze rero nyakubuja yaryama. Ikomereze gahunda zawe. None se boss ndi ko bigize ikibazo. Ikibazo kibirimo. Oya nta kibazo gihari. Ikomereze. Ari ikintu kirenda mbonye se? Ubu ugiye turi kuganira. Okay. Biriya nabyo birabaye. Titizwa n'iki? None se azamubwira. Abakozi bagira amagambo ntabwo bizi. Ku buryo se umukobwa we nawe uramuyobewe. Ku buryo Kate yakwemera ibyo kari akanyago kavuga. Ikindi sasa uko duhoberanye hari ikindi. Hanyuma uburyo nicaye hano. Ibyo ngibyo. Mukanya ndaza no kugaha inzoga gasinda gasinzire kabyibagirwa. Ntacyo bitwaye. Ahora. Sibijari. Kandi kuba twicaranye ku ntebe nta gikuba cyacitse, nta nka twaciye amabere. Ahubwo twe tugeze hehe? Ntabwo mwibuka. Wibuka. Relax. Gusa nyine. Nyine. Tugende tujye kuganira mu rugo merekeza. Ku buryo tutaganira hano se? Ndumva ntagifite security muri gihe ndumva umutima wanjye uhangayitse. No, nta kintu cyo guhangayikisha. Kate asinzira nk'umupfu. Yageze ku buriri agatotsi yo kamutwaye. Nako kanya. Ariko nawe urabizi ko ni control ndi kumwe nawe. Wanyiza hano hantu tukigendera. Okay, ni ngombwa ko tugenda none hase. Okay, ngabanze mbwire ngo icyo ushaka kumbwira nacyo. Banze mbwire icyo ushaka kumbwira nta kibazo. Hari ibintu maze iminsi mbonesha amaso bene nkabyumvisha amatwi. Wenda igihe nikigera nzabikubwira. Gusa ariko birashoboka ko ihurizo ryanjye ryo kurinegeka guhitamo hagati yawe na Kate rishobora kuzikemura cyangwa rigakemuka vuba cyane kuruta uko tubitekereza. Sheri, ibyo ntabwo ari umwanya byo kubivuga. Nk'ubu ngubu wabyutse akumva turi kuganira. Imwe muri red flags umukobwa wawe yageze ku buriri biba birangiye. It's okay though, reka
tujye iwawe nta kibazo sibyo nubwo nakwishima nubwo wakwishima tugende nakubwiye ibyishimo bimerita tugende kugira ngo ubone kugaruka vuba noneho dore turajyana kandi arabizi ko mari ariko azi ko ngomba gutega ngaruka nshobora no kugaruka n'amaguru nkagera mu gitondo nshobora kudesida guca mu kabari ndi umugabo rega ntabwo ngomba gutera presence yawe ubwanjye tugende ubanguke kare nabasha kunda kurakira kare nta kibazo tugende let's go after you ariko ntugire ikibazo sibyo relax it's okay we are cool Mademoiselle. Yes, bwana. byahoraga mu nzozi zawe ibigize kandi ibiki byahoraga mu nzozi zawe ubundi se kuri ibi bintu umuntu abantu bose bakunda kuba biberamo bishimye bameze neza nta kibazo abo nawe urakabya uzi ni ibiki byatari uranabizi ubundi kano kazi ubundi yari akabakobwa amasinzi umuntu waje kuvuga ngo n'abahungu bajye bagakora niyo mpamvu habamo ijambo ngo shaka umufasha ageza gufasha akazi ni akazi ni akazi yaba umugore atakora cyangwa umugabo burya bagenzi fasha indwara kandi ntavuye kwica n'izindi zose ayiwe uzagukunda nawe uzagukunda uretse utegereje suko ngize umuhanzi kandi ari we usubiramo uzagukunda iryo jambo y'ubutazi kuri buganda rikora none ubwo wowe ukunda uramukunda yewe iyo umuntu wese umwumva ndamukunda yewe ese umuntu wawe ugukunda ukamwanga kuko goranye uri kugira mu zindi nzira kuko ujye ukunda kungora yewe se ntabwo ngorana nawe mugoye gute ubwo aka kantu komero kari kanini kandi kuba gato gate asanga mwarongereye ibyombo mwarabuze atobuka kuko urabona amabuye ataha kakandi sahani ubwo ntabayikuye agenda agura amasahani mu nzira James siko utagenda atinya no kwinjira hano ntabwo byishimiye ko mpinjiye gusa by the way nabonye uburyo nakira ubushize na Charles mbona nta kibazo ntabwo rero kuba naca ku rugo yaba hari cyangwa adahari nshobora gusimbuka birakubangamiye se oya ntibipangamiye gusa nyine bamwe batari byiza ku ruhande rumwe ntabwo ari byiza ariko ngiye ku ruhande rwanjye ni byiza cyane ko ikiba cy'ingenzi mba nyibonye kureba ku maso gusa ari ibintu byinshi bigenda byiyongera kuri njye biramfasha nta James tuvugana kuri ubuzima ni iki mbwira ko ubuzima no kundaba gusa mba ngukumbuye kandi ngo hamagaye ntujye unyitaba kubera iki James basi nzokurikiye kugira ngo wiyakire okay mubwira ikintu uzajya ukora kugira ngo niyakire byibura iki okay basi uzampa amahirwe byibura tujye dusohokana rimwe mu kwezi nicane nawe wenda ndabizi uri umugore w'umugabo yego aha ni nta nubwo mba mfite ijana yo kuba nagusaba nk'icyo kintu James bisa numva bizashoboka gute n'ukuri
none nje shaka kumenya none why ubona ukuntu nk'urugo rurimo umugore n'umugabo bafatanya imirimo yose ku mugabo araryoshye cyane bityo se ababosi bikigiye kwita bishakira abakozi abasitwe rero nuko abasitwe kandi nkaba ndakarangije ubwo surasoje uya ntacyo niba wanasohoye niba najya nze kukajugunya n'ibindi nabyo biba bikenewe ntacyo bazisoje kubikora ndende uri mwiza ariko nawe jya umbabarira pe nta munsi n'umwe ujya umaganye waga n'uduheri shana n'utuherije nazo wagiye wambara umupira wagiye wambara umupira nose umupira ukiza aririje inyi aririje aririjwe kunanjye njya mbere rwa kunanjye uko rwarije aryo utuntu nyine atamenyereye cyane waje pazizi ibindi kwibera hano twatwiba twimereye gutya twise kira tumeze neza hano se kwate hano urwo rw'umugabo n'umugore rero icyo bimenye nanone reka nanjye nkukiza amarangamutima yanjye nkavuga ibyo nshatse nyine ugomba kuzubaka inzu yawe nawe uri kwiyumva ute kubw'uyu munsi none numvise ngo ntiwahebye no kubandanya n'ibiyayuramutwe shemusi basi nzokora iki kugira ngo utekane kugira ngo utuze kugira ngo wiyakire kugira ngo umere neza ibintu byose nyine ushaka kwibaza shemusi ntibishoboka urabizi kandi nawe okay Keti kumwe izo nzoga ntizimfasha ariko nawe hari igishobora kumfasha nyine nkamera neza wowe nyemera ibyo tujye dusohokana rimwe mu kwezi dutemberane ndabizi neza wenda utekereza ko bizazamura amarangamutima yanjye n'undi agakomeza kuzamuka ariko wowe nzi neza ko wastakinze n'undi udashobora kongera kugira gute ko nkunda nko kuba nkunze ariko ngiye byo ari cyo byamfasha nicyo ndi kwisabira cyonyine ni ibintu bisanzwe ni ugusohoka tukanywa fanta tukaganira bizanamfasha no kureka inzoga oke ninda bigukorera uzoheba inzoga uzoheba biriya byose wiyahuze byose no kuri uzokongera utekereze neza uzokongera wiyakire ubeje busi wa kera nahise urumva naba James wa kera gute umva impamvu naba James wa kera James ikintu yarazi no gukunda Keti byonyine ukambwira niba icyo kintu nzongera kugikora oke basuzoheba ibyo kunywa basuzoheba ibyo nta kibazo niba ushaka nzongera kuba James wa kera nta kibazo basi uzoheba basi kumwe ibiyayuramutwe I promise nzabigerageza ariko nawe urabyemeye ntabwo byoroshye ariko biroroshye Keti nyine n'ibisanzwe nzobikora that's my kid just gusa mbone nyine umeze neza kuko hageze hano gusobanukirwa ndishimye urishimye sibyo urishimye ndishimye gihuruza twimufashe niba no guteka umunsi ntabwo nazanirwa ntabwo ngiza wirirwe hano gifate basi nk'amasaha nk'atanu umenye ko rega mfite akazi mba ngomba gukora ugakora buri munsi akazi kanjye naka buri munsi hanyuma nk'aya masaha kutajya ugakora uyu munsi naruhutse ubwo nzayamubona kuri uyu munsi gusa yego wakoze kuza cyane wakoze sibyo ubu ngubu nataha kuko nataha ega nzagaruka nose kari hafi kubanza nta kibazo uzajya nsobanukirwa umunsi ku munsi ariko basi mu gihe utananyitabye jya ubasha umva mesaje bazi rigarige umumagara nyine Charles ahari urumva nuje kukwitaba nyine nisinye uri pare wiwe ni gute wajya kumumagara jewe ariko ushaka kwikeka ibindi ahubwo abonye wanze kunyitaba nicyo cyaba ari ikibazo ibaze noneho ubona umuntu nyine twakundana akaguma amamagara James soya oya nta kibazo kiziho nuko yemeye ko tuzatubonana byibura kandi urakoze nanjye kuva uyu munsi ngiye gukora ibyifuzo byawe turagerageza
ngiye gutrayinga ntabwo nzongera kunywa inzoga nyinshi. Ni ukuri pe byari igihe mpora nibaza yuko uhora ubiterwa n'ubupfubyi n'iki ariko nimba icyo kibigutera reka nje ndakwemerera ibyo usabye akumpromisinga wongera umpromisinge yuko biriya bintu nzobiheba ariko kandi no kuza ngaha kenshi nzobigabanya erega n'ubundi no kuba twarabaye imfubyi urabizi nagufataga nka mama nagufataga nka buri kimwe kuri njyewe akenshi nimba n'umufite n'irungu kandi nta muntu nzi nk'uko wunze niyo mpamvu nshaka kukwegereza basi ntugatekereze ibindi niba nshaka kuri hafi mu buzima bwanjye. sawa ntiwahita unkubita mbikubwiye nibiki ngiye gusaba like ako James akuribaza hano ko ari mu rugo rw'undi mugabo sinzi ngise ntabwo ugomba kunsezera kubera nturansezera. Bye. Wakoze mwanzi. Nawe wakoze. Ego. Hako ubundi urabyishe ntabwo mbyikwa nkutirure nkakugezayo. Ndabyibuye. Aho nawe uranunguye. Ubundi imikino nk'iyi ngiyi niyo mikino ituma abantu baramba. Ego. Imikino abantu bakina n'ingiyi se. Akoze ako ibintu nk'ubu bitaryoshye. Utangiye kugera kure ariko ndifuza kuzajya uruza kundeba. Ntabwo byakunda. Kandi mbona wabyishimiye ko turi kumwe. Rega kukubwira ngo ndakunda nawe ko kansubiza ngo ndagukunda nanjye n'ibingora ukuri sibyo. Wenda gusa niyo umuntu nyine twahuye uranganiriza n'umuntu utuma nishima. Iyo turi kumwe n'imba n'amavuta amahoro ubwo ndi mu rugo mba mfite irungu. Ibyo by'ubiretse bizagira igihe cyabyo. Kandi wasanga ugera mu rugo ugasanga nk'uduhunga bitanu uri kwandikirana natwo uhamagara bakunda njye twibana nanagushimishije ntunagire n'icyo unangarira tubona nziri ntacyo igihe nikigera bizaba ni byiza ni byiza cyane. Ugenda n'icyizere gake gake nta kibazo niyo twaguma gutya nabyo biragushimisha. Umwana wawe nzamuye nkuko nari kubigusaba nyine kibura amagaraga bikwiye kongera. James ibaze noneho ubu yewe ntukavugiraho utugambo twinshi karo kabeshya. bwanabyibushye ibiro bwariyongereye ubwo bwarahiriye. Wow. Now I can breathe. Dense der sasa. Kandi bari ikintu kinaniza ni gutegereza kinagora nyine kumva ko Utegereza iki? Se kunyitegereza cyane. Utegereje iki utarabona? gusa wambwiye nabonye kinako Kijyanye n'iki? Kijyanye n'iki? Uzwiho ko ibintu ngenda mvuga byose uri kugenda bisimbuka. Hako icyo bijyana ku ruhande. Nega tuba twavuganye byinshi none se ubu ngubu namenya ari iki? Njye nkubwira ibintu byinshi ntunabyumva. Wembwira. Fatman. Bitte. So? What's up? Hello, beautiful. Hi. Fatman.
yaje kunsura n'umushyitsi wanjye nari nabuze ngo twicare hano tuganire. Ufite umushyitsi mwiza. Tell you what, waretse nka gusaba ka service ngera kuri boutique unzanire ntuze. Ariko kiza boss. Yabifata na Bro, muri douche nta papier hygienique zirimo je kora papier hygienique kuri boutique. akuna njye kwenda kuzizana. Fatwa. Toke wajyayo. Gende. Nikuretse cyane kuri utajya. Ako nabanje kubizana n'umugoroba. Ubwo turaganira umuntu mutamenyeranye. Umushyitsi hari icyo gutwara. Muri turagendana. Mwerekere. Cyo kuzana papier hygienique kuri boutique. Nta kibazo nagutegereza ntabwo ngenda utaragaruka. Ntabwo tabidi. Uno tujyana. Tujyane. Ne ari ibintu tuganiraho bikarangira nyine tukaza kugarukana n'ubundi. Noneho ndizera umeze neza. Kubera iki mama? Mu rugo se meze gute? Nta kirahindukana n'ubu? cyangwa umbwiye ngo meze neza bitewe n'ibyo wabonye wa munsi. Nabyo. Mama birangira sibwo ko ari ubwa mbere ndabibonye. Ngira nabiruka akimereka. Ibyo byose yabikoze kubera ko uhari. Ngo iki? Ibyo byose yabikoze kubera ko uhari. Niba byarawukanze rero ngo Kate ngo ubuye ngo ameze neza mu rugo. Reka. Nawe ugaseka kuriya uri kurenzaho. None si wambwiye ngo kubaka no gushinyiriza none washinyiriza ku bantu bose nanjye wanshinyirizaho. None ushaka ndamusabye imbere yawe. No, ariko nimba bitameze neza wari no kumbwira. Nawe yumva kugira ngo tumuganirize. Gusa kunyereka ko bimeze neza bitameze neza. Urumva utarampangayikishije wowe. Reka mu barambwiye ko ngomba kwitwara, ngomba kwihangana, harabiyo bice. Gusa wumve yuko habe no guhinduka n'akantu kangana gutya. Rero ntabwo twatuje kuganira. Umuntu ntabwo muziranye, nusagana n'umuntu mutaziranye. Mugeni mbatari kuri. None se bitse bitoye. Nose ugiye kujya umushyitsi kuri boutique. Aha hepfo hano. Wanjye ntacyo bitwaye. No, kinduziza ni uwo kubugaruka. Fatwa. Ndema muri ko mutima muri kunje. Umuntu tugende n'undi ni hano hirya. We. Wowe uratwara umushyitsi ko ntuze. Uri kumukirereza ahubwo unamuzanira n'icyo kunywa. Umuntu w'umushyitsi araza ntunamuzimanire. Genda uzane papier hygienique kumuzanira n'icyo kunywa. Nawe nta kibazo ndakurindira. Nyine nawe ugerageza ubanga. Ngiye ariko bo nubwo bwa mbere njyana bishaka pe. Ako rero ndahinde tabanguka sibyo? Nta kibazo. So, beautiful. Yeah. Mu rugo ni heza. Mu rugo ni hano hafi. Hafi ye. Gusuga biterwa n'iki koko mana. Kugeza n'ubu ubuye byarancanze. Genera mugisheri basimbwira niba ari nikosa nakoze. Ndimbwire basi genda gihana. Ariko mu by'ukuri basi nkumbuye kubona nyine yanseko ya wazo nsekera udakonereta iki. Nyine mama cyangwa baramuroze. Masi. This byokosha. Tukuroga. Haya. Sugo wambwira ko ibyo bintu umuntu muzima yabikora. Ararana n'umugore bugacya. Ma icyo maze kwiga cyo muri iyi minsi maze mu rugo. Abagabo n'abana b'abandi. Umunsi ushobora kuri karagutwengera. Yatuka kubana inzoka. Rero nuko kubyakira nk'abana nabyo. Ikizogera ngira ng'Imana ndenganire kuko ndarusha. Byibura sobanza ubasha kubikomeramo. Amaze gukomera. Reka wana naramaze kubikomera umva naragiye. None se ko wari waratinze kudusura bite? No nazaga ahubwo nuko nasangaga mwe mudahari. Amazing, ariko ndumva atari ubwa mbere nkubonye. Ndakeka utari ubwa mbere. Ngo no mu bukwe bwanyu nari mari. Amazing. Ndumva nibazaga ko ahantu uzi. Okay. Ni karibu hano mu rugo. Murakoze cyane. Fatwa ndetse mu pfaniki. Gahunda yanyu imeze gute? Ni inshuti yanjye.
inshuti yanjye biraho gusa. none se ko mbona ari ukuntu akwitegereza n'inshuti gusa. Yani inshuti yanjye Kuva ryari? kuva ryari ubu hashize nka 2 months. 2 months? Yeah. Hey, nonse ufite imyaka ingahe? Imyaka yanjye ubu ni ngombwa. Yeah, icyo bitwaye se. Ntabwo ndi muto ntabwo ndi mukuru cyane. Let me guess, 25? No. 26? No, uri kunjyana kure cyane. Oh, 18? 17? cyangwa ndi umugabo wanjye kuko nyine nta n'iyindi shwana nari mvise rega ntegeswe kumukunda ariko mbwiza ukuri umutima mama ushobora guhata ibintu byose umutima ukawuhata gukora ibintu utari kuriyumvamo kugira ngo ushobore kuba umaze kabiri ahantu ariko nagira nkubwize ukuri mama umutima niyo bavuga ngo ni umutima nyine ufise inyama n'amaraso umutima haragara igihe ukaruha ukavuga ati nanje ubu ndarushe rero umunsi umwanya utararuha umutima wanje nuraruha ariko umunsi warushe nzoza mbona n'ibikapani wawe nukuri uzi ikintu kinshimishije se ni kiki ni ukuntu warakuze ku buryo ntabitekerezaga. narakurishijwe ibigeragezo nubwo buri umwana mutoya biragukurisha ukasigara umeze nk'umusaza kazi w'imyaka 40. Se kuri iyi nshuro ngira ngo ihangane kuko mwana wanjye ihangane nyine ubwo kwihangana ngo nubishoboye. Reka mama ntabyo nshoboye ndabishobozwa reka. Oh, so you're over 18? Yeah. Amazing. Let me see. Well, ndi umuntu uri sociable cyane nkunda kugira inshuti nshyashya. Is it okay to have inshuti? It's okay. It's okay. Friendship handshake? Nta kibazo kumva inshuti ni byiza. Uriga se? No. What do you do for a living? Nasoje kwiga last year. Right now nta kazi ndabona. Ubu bakagushakira se cyangwa bakaguha? Okay, nabyo byari byiza cyane. Byari byiza cyane. Let me guess, akazi ko kuba inshuti yanjye magarura kumva gute? Best of. Ako nagara akazi gahemba. No, kanahemba ariko in very different opportunities. How? I mean, umukobwa mwiza sibyo? Kandi umukobwa mwiza kumurekomendinga byoroshye cyane. Thank you. Papier Jeanette zirese boss. Arafunze. Arafunze. Gutese ko nta muganda wabaye. Abyo amenye. Hano muri no kayitse habaye inteko y'abaturage kandi mu butike bose bagomba kubafunga. Rero ahantu ngo basigaye impamvu bayita ngo nyine ubwo byasaba amatike menshi kugira ngo muragereyo pe turategereza nka nimugoroba yongera bafungura. Okay. Kuna sida wicaye hariya aho ngaho uhageze ute? Si wanjye sinamenye kwicara aho ushaka. Umutima wagiye urangiye nanjye nkibaza impamvu. Didi, neza. ahubwo mu ngenda niyakiramo gakeya niyakiramo ariko mu by'ukuri icyo mbwira Charles wanje basi yabaye iki nemana nuse nkuramuganiriza ko nawe usibye umuganiriza ibaze ko namuhamagaye mubwira ko mushaka kambwira ngo nabona umwanya azaza narakwitaba fatwana nawe ko nasize rasi yashaki wifatwana Mabuja. we Meze neza. Wewe Ejo mabuja. Hari amabanga mfite nshaka kukubwira. fatwa meze neza ayaye mabanga Ariko wihangane uzambe mupe. sa
ihangane ntuzambemo. amabanga umutima wanjye urababaye ndi kure y'urukundo mama afite agahinda amahitamo yawe yambereye umutwaro umugabo wanjye ni umutwaro ese nzawugutura mama ni wowe wampaye umukuzi ndagusabye uzamene imbaraga zo kwakira ibyo nkorera mama uza